Wa mwiza ukurikiranye BTN TV, reka tukubwire ngo aho uhereye hose, reka tukubwire ngo umugoroba mwiza, tukubwira ngo aho uri umeze gute, ese umeze neza, ese bimeze bite. Reka rero tukubwire ko ibiganiro bya BTN bisimbana akanya ku kandi, mu kanya cyari ikiganiro ivuga mu cyumweru isoko y'umunezero, ariko n'ubundi twinjiye twakira umwigishamana y'u Rwanda, uwo ni Habishuti. Ikaze. Nikaze hano ndarihorana. Ndarihorana kuko uyu munsi w'icyumweru abantu bamaze kumenyera. Yego. Bamaze kumenyera ko iyi saha rwose ya saa 10 zuzuye ari ngewe Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani nkaba ndi umwigishamana y'u Rwanda. Yego. Iyi saha rwose ko tuba twahageze n'abantu bagenda babimbwira bati na wa musaza musa. Rero tushuje abantu bose kugira ngo tubifuriza komera neza muri uyu mugoroba, muri iyi weekend. Nkuko abakunzi b'iki kiganiro umwigishamana y'u Rwanda nkuko ari bisanzwe bakimenyereye, rero turababwiye ngo ni karibu baze tuganire ku bijyanye n'ibinyoma by'idini rya gikristo n'iry'Abarabu. Ni ibinyoma ngiye nabonye ari ibinyoma, ariko ubwo abakunda BTN TV ndetse n'abakurikira iki kiganiro cy'umwigishamana y'u Rwanda ngira ngo baraza kuduha inyunganizi kuri ziriya nomero, atari kuri ziriya nomero gusa, ngira ngo n'abakunda imbuga nkoranyambaga nko kuri BTN TV Rwanda ngira ngo naho kiba kiriho. Noneho atari n'ibyo gusa, n'abadukurikira kuri YouTube yacu channel ku Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani, abo nabo rwose barajyaho baraza kutubona. Ibyiza byabyo nuko iyo turangije n'ikiganiro umuntu yari afite nk'umwanya mukeya aravuga ati reka nze kushaka cya kiganiro nzacyumve neza nitonze. Ngira ngo rero nibyo amazina yanjye nayo ni Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani. Nkaba ndi umwigishamana y'u Rwanda, ariko iyo tuvuze ngo Imana y'u Rwanda ndaza kubisobanura nabyo. Nkaba ndi umwigishamana y'u Rwanda, atari n'ibyo gusa, nkaba ndi n'umuvuzi gakondo cyangwa se umupfumu. Umupfumu byo ngira ngo abantu bamaze kubimenya, ni nkuko twavuga ngo umuhanuzi cyangwa se umuntu werekwa agapfumura ibiri imbere, abantu bamaze kubimenyera. Rero nkaba nkorera mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo ahitwa Sezike. Sezike niho nkorera, aho niho nkorera rwose. Abantu bafite ibibazo bitandukanye aho ngaho baduhamagara kuri iriya nomero, kuko iriya nomero iba no kuri WhatsApp. Noneho bamara kuduhamagara bakaza bakatugeraho tukabayobora. Iyi nomero yanjye biriho, iyo umpamagaye ntumbone, hari umukobwa witaba abantu. Hari igihe mba mpuze ndi kuganira n'umuntu cyangwa se turi kuvugana n'umuntu, noneho waba wayobye uri kugera iwacu akakubwira ati zamukira ahangaha. Niwumva umukobwa kwitabye rwose ntuzagire ikibazo, ntabwo uzaba wayobye. N'ubundi arakubwira ati uhamagaye kwa muganga gakondo cyangwa se kumwigishamana y'u Rwanda Habishuti Gashotsi byongorera Nyaminani, hanyuma akakuyobora. Rero dukora ibintu byinshi bitandukanye nkuko tubivuze hano. Dukora ibyo kuragura no kwerekwa cyangwa se gupfumura. Twebwe uraza wamara kugera iwacu, hanyuma umaze kuhagera, twebwe ntabwo tubwira ngo urwaye iki, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo iyo umaze kuhagera, twebwe uvuga izina rimwe ry'ikinyarwanda. Wowe ukavuga uti nitwa Habiyakare, nitwa Habimana, nitwa Mungendahayo, nitwa Niyibizi, nitwa Niyikiza, nitwa ayo mazina y'u Rwanda, nitwa Kirima Rujugira, nitwa Kirima Rugwe, nitwa Ruganzu, ariko udashyizemo izina ry'abazungu n'Abarabu. Noneho rya zina rero wamara kudutubwira, ntabwo tubwira ikintu cyakuzanye. Tuvuge wenda umuntu wawe ararwaye ariko ntuzi icyo arwaye, cyangwa se ari no mu bitaro ararembye. Noneho wowe iyo umaze kutubwira rya zina ryawe uranatubwira uti nziye umuntu urwaye ariko yitwa gutya, ntabwo tubwira icyo arwaye. Rero iyo aryamye mu bitaro turamubona muri bwa buryo bwo kuragura no kwerekwa, hanyuma tukakubwira tuti umuntu wawe urwaye n'uyu avuka, kuko naho avuka turahakubwira, turahabona. Hanyuma twamara kuhabona rero, niba hari n'uwamuroze yaramuteze ibintu, ntabwo twari twamenya amazina y'abantu bashobora kuba baroze nk'umuntu, ariko nabyo tuzabisaba abazimu b'i Rwanda, aribo bamarayika b'i Rwanda baba ku Mana, Imana yahamagaye, bazaduhe n'amazina. Kubera ko umuntu araza twamubwira tuti umuntu utuye haruguru y'iwawe, kuko urumva utuye ku Gikongoro, twebwe iwanyu ntabwo tuhazi. Tukakubwira ati utuye hejuru ku musozi, ntabwo utuye hasi mu kibaya. Umuntu kuroga asarya, mwapfuye ibi bintu nibi nibi, icyabiteye ni iki ngiki, ugasanga wa muntu uramuzi. Rero abantu baze bagera iwacu rwose nkuko twabivuze. Nta muntu kera wajyaga kubaka inzu ngo ajye kubaka inzu atamanje kubaza. Nta muntu wajyaga gushaka umugore ngo ajye gushaka umugore atamanje kubaza. Nta muntu wafataga urugendo rwa kure
cyangwa se n'urwa hafi ngo arukore ariko atamanje kujya guhanuza ngo amenye ngo uru rugendo ruzagenda rute. Nta muntu wajyaga kwaka akazi ngo abure kujya guhanuza ngo avuge ati aka kazi nzakabona bizagenda gute. Ibyo rero iwacu uraza iyo umaze kuhagera tukubwira niba ku kazi uzakabona, niba urwo rugendo ruzaguhira cyangwa se niba rutazanaguhira, kuko nta nubwo tubwira ko uzajya mu rugendo. Wowe uvuga rya zina ryawe rimwe gusa, hanyuma wamara kurivuga twebwe kubera ko duterekera abazimu b'i Rwanda cyangwa se twizihiza. Kwizihiza ni ikinyarwanda cy'iki gihe cyazanwe n'amadini, twizihiza abazimu b'i Rwanda. Noneho twamara kubizihiza ariko kubaterekera, noneho bakatwereka bya bibazo byawe ukigera iwacu. Niba urwara umutwe ntabwo ari ngombwa kubitubwira, turabibona. Niba urwara mu myanya ndangagitsina turabibona. Niba hari ibikuniga nijoro turabibona. Niba hari abazimu bagusambanya turabibona. Niba hari ibigwa hejuru y'inzu yawe turabibona. Aho utuye turahabona. Aho wari utuye na mbere warimutse naho turahabona. Abana bawe turababona. Niba hari ibibaniga nabyo turabibabwira. Rero abantu nk'uko ari umuco wa kera wa Gihanga Ngoma Ijana wa Kanyarwanda, w'abasogokuru n'abasogokuruza, abantu bagaruke kuri uwo muco kubera ko abantu bataye umuco. Noneho ahubwo bumva ko bajya bajya kuraguza mu idini. Akavuga ati nzajya mu cyumba cy'amasengesho, nimara kujya mu cyumba cy'amasengesho noneho bazereka ibyanjye babimbwire. Nzajya kanyarira, nzajya mu mazi, nzajya hehe bazambwira bya bintu. Hoya, witakaza umwanya wawe, witakaza umwanya wawe. Ngwino iwacu uze uvuga izina rimwe ry'inyarwanda, ntujye kuvuga uti nitwa Habiyakare Joseph. Hoya, ubwo wabuzanyemo umuzungu. Uti nitwa Habiyakare Abdul Karim. Hoya, Abdul Karim umureke, ni umwarabu. Vuga uti nitwa Habiyakare, nitwa Musinga, nitwa Ngirinshuti, nitwa Ntiha bose. Ayo ni amazina y'u Rwanda. Noneho rya zina umaze kurivuga, noneho tukurebera bya bibazo byawe byose ufite. Niba umudamu wawe mutabanye neza, mutararana mu buriri, ugasanga umwe arareba hirya undi arareba hino kandi atari icyo wamuzaniye, ibyo byose turabireba tukabibona. No twamara kubibona tukakubwira n'icyabiteye. Niba hari n'uwagutwariye umugore cyangwa se yaragutwariye umugabo, ibyo byose turabibona tukakubwira tuti ikibazo ufite ni iki ngiki kiraturuka. Wenda atari n'ibyo gusa, tukakubwira ati abazimu baguteye n'aba ngaba, umuntu wakuroze ni uwahangaha. Noneho tukabireba tukabikubwira. Icyo gihe rero tumaze kubibona tukubwira n'insinzi yabyo y'uburyo ushobora gukemura ibyo bintu bikagenda neza. Rero ngira ngo twari turimo dusa naho tuvuga uburyo bw'imikorere yacu, ariko uyu munsi insanganyamatsiko twashatse kuganira ngo ibihinyoma by'amadini ya gikirisitu ni iry'Abarabu. Kuko ku isi amadini ariho ngira ngo nabiri gusa. Ni idini rijyana abantu mu migenzo y'Abarabu, ni idini rijyana abantu mu migenzo ya Yezu na Mariya, ya Yesu na Mariya. Yezu rero iyo bigiye kuri Yesu niho tubona ba Dawidi, tukabona ba Yeremiya, tukabona abantu benshi, tukabona ba Salomo, tukabona ba Yefuta, abantu benshi tutanazi. Yego. Noneho ba bantu rero bikarangira kubera ko abazungu babituzaniye batubwira ko Bibiliya yera, Bibiliya irera. N'Abarabu bakatuzanira Korowani nziranenge. Erega kuba nziranenge no kwera ngira ngo sibwo si kimwe ubundi. Ni kimwe. Ikintu kidagira inenge ubwo si kera. Kirera. Urumva rero nuko ari ikinyarwanda gisa naho kidahuye, ariko kigera imbere kigahura. Si icyo rero muri Bibiliya havuga iki? Kuko ni ibintu byinshi nashatse ko tuzana bikomeza, ntago tubiganira uyu munsi ngo tubirangize, ariko ndashaka ko muri ibi ngibi nanditse bigera mu 10 tuzabiganiraho. Hari aho Bibiliya ivuga umuriro utazima, utwika nk'itanura ry'umuriro, cyangwa se uzatwika abanyabyaha. Icyo turakiganiraho. Noneho hakaza ngo shitani itarigize iba mu Rwanda, nayo abazungu aho baziye mu 1900 n'ibindi batuzaniye shitani. Batuzanira shitani, usibye atari na shitani gusa, noneho batuzanira no gushyingura uko basogokuru n'abasogokuruza batashyinguraga. Ubu ntabwo tugishyingura nk'uko basogokuru n'abasogokuruza bashyinguraga, kuko basogokuru bari bafite ubunararibonye bwo gushyingura. Twagombye rero kuba dushyingura ndetse tugakora n'imigenzo yo gushyingura nk'uko basogokuru bayikoraga, ariko ubu ngubu ntabwo tukiyikora. Ngira ngo nubwo wenda naba nsa n'utandukiye, ariko niho turi kujya. Nk'ubu abantu bamwe ntabwo bagikora ikiriyo.
ntabwo bagikora ikiriyo, umuntu arapfa amaze gupfa ako kanya bakavuga bati saa 8 zuzuye turaba twamaze kumushyingura. Uturuka i Burayi, uturuka mu mahanga, uturuka kure, ubwo byarangiye twamaze kumushyingura byarangiye. Rero uko ni ugushyingura kwa amadini yatuzaniye, atari ugushyingura kwa basogokuru n'abasogokuruza, kwa Gihanga, Ngoma Ijana, kwa Kanyarwanda, kuzamuka kugera hejuru naho turahangaha. Ibyo rero hari icyo babikoreraga, kuko mu kiriyo bacanaga umuriro. Yego. Umuriro ze ntacyo wamaraga. Ubu ngubu kugira ngo uzabone aho bakoze ikiriyo bacanye umuriro biba bigoye cyane. Impamvu bacanaga umuriro cyangwa se bagakora n'ikiriyo ni ukugira ngo byibuze bifatanye na wa muntu wapfuye, kuko ntabwo turi buze kugaruka ku by'abazimu, kuko iyo umuntu yapfuye Imana iba yamuhamagaye, igicucu cye kiba cyagiye ku Mana, noneho n'umwuka we bikagenda n'isura ye, agasigara abayeho mu buryo bw'umwuka udashobora kumubonesha amaso neza, ariko ashobora kuza akakubonekera. Nicyo gihe rero yapfuye uwo munsi, muri gukora cya kiriyo mucanye umuriro, bamwe barira abandi bagira gute, uwo muntu wapfuye witabye Imana, Imana yahamagaye nawe abahari, aba ari kubireba. Uriya muriro nta nubwo ugarukiraho gusa, aba ari ukumucanira kugira ngo ashyuhe, yere asusurukirwe, yere kugira imbeho, nicyo bawucanira. Ubu rero nk'ubu urugero nko mu idini ry'Abarabu, umuntu amaze gupfa ako kanya, ngira ngo nta minota icamo n'umunsi ntushobora gushira, bahita bamutwara bakamushyingura nk'uko Abarabu bashyingura, bagahita bafata ngo baramwoza ko kugira ngo azasubire ikuzimu cyangwa se mu irimbi, ariko nta kintu ajyanyemo mu mubiri wiwe. Ibyo rero ni imishyingurire y'Abarabu, ntabwo ari imishyingurire y'Abanyarwanda. Ariko Abanyarwanda benshi twamaze kuyoboka iyo mishyingurire y'Abarabu, ku buryo mu gihe kiri imbere kitari imyaka myinshi cyane, Abanyarwanda ushobora kuzasanga basigaye bashyingura nk'Abarabu, gusa batazi bya bindi byo gukora ikiriyo, batazi gucana umuriro. Kandi urumva gucana umuriro no gukora ikiriyo ni ukwereka wa muntu wagiye ku Mana ko mwifatanyije nawe, byaba ngombwa n'abarira bakarira, urize rwose ntacyo biba bitwaye. Ariko urasanga nk'Abarabu bagiye gushyingura mu migenzo yabo ngo ntabwo bajyanayo n'abagore, ngo kubera ko abagore bararira. Ibaze nk'umugore wawe, nk'umugore umuvandimwe wawe yapfuye, umudamu wawe yari inshuti ye, akaba atajyayo bakamubwira twamushyinguye gusa. Urumva ko ni ikibazo. Ibyo rero ni imishyingurire cyangwa se muri bya bindi bita ibinyoma by'amadini ya gikirisitu n'idini ry'Abarabu, kuko hari ibintu bagiye badukuraho batuzanira ibyabo, ariko babituzanira twebwe atari ibyacu. Bagombye kuba babikora bo nk'uko bo babikora, natwe tukabikora nk'uko twabikoraga. Impamvu yo gushyingura gutyo ni ukugira ngo tugushe umuzimu neza, nitumara kumugusha neza, kuko yagiye mu batagatifu, yagiye ku Mana, ntago azagaruka afite ubukana ngo adutere. Si n'icyo gusa, hari n'ibyo bafataga bagiye kumushyingura, bakavuga bati ni inzoga yakundaga, iyi ni intebe yakundaga, bakavungura akantu gatoya bakagenda bakagashyira aho bamushyinguye, bakamubwira bati rwose turi kumwe, turabuzukuru bawe, turi umuryango, ujye udusabira ku Mana nk'uko amadini ya gikirisitu asabirwa n'abantu bapfuye ku Mana. Ngira ngo ibyo tumaze igihe kirekire tubibona. Rero Abanyarwanda niko twagombye gukora, ariko abazungu cyangwa se Abarabu bari kubidukuraho. Si n'icyo gusa rero, si icyo gusa, mbaye nkaho nsimbutse ku cyo twahereyeho mbere, abazungu banditse ngo umuriro utazima. Umuriro utazima, umuriro utazima rwose. Abantu baze kuduhamagara kuri ya numero na Yves hari aze kuyigiza hejuru gatoya, kugira ngo ba bantu bafite televiziyo z'ibibindi baze kuza kuzibona, kuko iyo igiye hasi ngo ntabwo baza kuzibona. Iriya numero yacu iriho, muratwandikira message cyangwa se mutwandikire kuri WhatsApp, na WhatsApp nayo iriho, ku buryo byose rwose turaza kubasubiza. Mutange inyunganizi, n'abaduhamagara nabo turaza kubaha umwanya wo kwitaba, kuko ya minota bigende buzigeze muri kingahe. Noneho ni ibintu byinshi nateguye ko tuganiraho, ariko ndaza gusimbuka kubera n'iminsi turimo ni byinshi. Reka nse nubinyuramo, ndaza gusobanura nyuma. Urumva hari umuriro utazima. Imana izatwika abanyabyaha. Icyo ni kimwe. Hari shitani itabaho,
hari kutubuza gushyingura nk'uko twashyinguraga. Tukaba dushyingura nk'uko amadini iwabo mu Bubiligi, mu Buyapani, mu Butaliyani, mu Buholande bashyingura. Ubu abanyarwanda tukaba dushyingura nk'Abaholande, nk'Abafaransa, nk'Ababiligi, dushyingura nk'Abarabu. Kandi twebwe abanyarwanda twari dufite ko dushyingura, ba sogokuru barabibonyemo impamvu bashyingura gutyo, ku buryo uwapfuye atazabatera. Noneho hakaza kutwita amazina y'abantu babo bapfuye, ngo bajye badutera. Ngiye banyite Jean Pierre azanyice, undi bamwite Musafiri azamwice. Uwo muzimu wiwe, urumva ko yiswe umuzimu wundi. Abo bantu bapfuye bajye badutera. Noneho hakaza ngira ngo nk'icyata gatanu nateguye, kwambura agaciro abantu bacu bapfuye, bakabita karande. Bavuga ngo za karande n'abazimu bacu bapfuye. Bakabita amadayimoni, bakabita amagini. Ariko abazimu babo bakabita abatagatifu, ari nabo twitwa. Noneho n'Abarabu nabo bakatwita Abarabu babo bapfuye. Ubu mu kibo gihe nagombye kuba nitwa Inshuti Gashotsi. Ubu ku izina ryanjye hariho Jean Pierre, ababyeyi banjye bambatije. Jean Pierre ntabwo namenye n'icyo yanakoze, niba ari umusirikare, niba ari umusivili, niba ari umuntu witonda, niba ari umusambanyi. Ibyo rero byose birahari. Hakaza kuba abantu babo abazungu, abari muri ya madini ya gikirisitu n'amadini y'Abarabu, kuba abantu babo bo bajya mu ijuru, ariko abantu bacu bakaba bajya ikuzimu. Kuko urugero baravuga ngo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ijyanwa mu ijuru rya Yesu, ijyanwa mu ijuru rya Eliya, kujya mu ijuru kwa Aburahamu, kujya mu ijuru kwa Muhamadi. Ariko se abantu bacu bo bajya he? Abarabu n'abazungu gusa nibo bajya mu ijuru gusa. Ubu twebwe nitwe nsina gufi imanuka ikajya hasi hariya. Noneho si icyo gusa, ni ibintu byinshi bagiye bazana by'ibinyoma, ngo kuba ngo gukorera ijuru kandi ijuru ridakorerwa. Umuntu ngo akorera ijuru, umuntu ngo azajya mu ijuru. Kujya mu ijuru ntabwo babikorera. Urakorera ijuru se ngo bigende gute? Bigenda gute? Kuvuze ko batarikorera ijuru, wowe bigenda gute aho ngaho mu myemerere yawe? Umuntu wese upfuye Imana ibimuhamagaye, ntabwo ari gahe twe twabizanye reka, aba yitabye Imana. Umuntu witabye Imana rero ajya mu ijuru. Cya gicucu cye nk'uko nabivuze, n'umwuka we n'isura ye bihita bijya ku Mana. Abizeramana bavuga ko hazabaho urubanza, noneho wowe ntabwo wemera ko urubanza. Kandi ibyo ari byo bazanye, muri bya binyoma bazanye, baza baburana nandese. Habaye iki kugira ngo baburane? Ibi bintu byose biri hano kuri iyi si ni ibintu Imana yaduhaye, tugomba gukoresha. Usibye twebwe ibyo twakoresha tukumva bitajyanye n'umubiri wacu bikatugitera ingaruka. Ariko ntabwo Imana yatubujije guhumurirwa, yaraduhaye amazuru. Ntabwo yatubwiye ngo tujye turebesha amaso nitugera ku bintu bimwe duhumbye amaso. Ntabwo yatubwiye ngo tugende dufunze amatwi ngo tutumva. Oya. None se Imana baraduhereye amatwi y'iki? Ibyo bintu byose tuzabiganira, ngira ngo ni ibintu byinshi. Ariko noneho ibyo harimo gukorera ijuru, noneho hakazamo kurimbuka, ngo abantu bararimbuka. Kurimbuka ntabwo bibaho. Kurimbuka ni ugushiraho. Ntabwo ariko bo babyita. Ni ugushiraho kurimbuka. Ni ugushiraho ubundi. Ariko bo ukuntu muri ibyo binyoma by'amadini ya gikirisitu n'Abarabu batuzaniye, bavuga ko iyo utagize imyizerere y'Abarabu cyangwa ugira imyizerere ya gikirisitu, iyo upfuye ngo uburimbutse. Ibyo rero byo kurimbuka ntabwo bibaho. Ni ibintu abazungu batuzaniye kugira ngo badutere ubwoba. Nibamara kudutera ubwoba, noneho tujye muri ya madini yabo, kuko abantu batinya urupfu. Nta muntu ukunda urupfu. Ngira ngo bavuze bati nanjye hari ndaza gupfa, navuga nimwe muretse nzapfe wenda ejo. Rero abazungu babona ko n'Abarabu abantu batinya urupfu, baravuga ati abantu bazarimbuka. Ariko nibaza mu idini ryacu rya gikirisitu cyangwa se ry'Abarabu, abantu ntabwo bazarimbuka. Birakomeza, ni byinshi cyane, ngira ngo ntabwo byose ari napfa gusoma. Ngo hazamo ngo intumwa z'Imana, ngo abakozi bayo. Imana situma abantu he? Nta ntumwa z'Imana zibaho. Imana yabigutuma, ubwo ni ukuvuga ko yabifite intege nkeya, yabifite ibyitanashoboye.
ikagombera gutuma umuntu ngo umukozi w'Imana, ubu w'Imana se ukayikorera gute? Ishobora byose, Uwiteka Nyiringabo, Nyirububasha, Nyirubushobozi, ibera hose icyarimwe, noneho ituma umuntu nkanjye kantuma. Iyi ntuma kuri nde? Kuri wowe, kubera ko wowe itabashije kukugeraho, noneho ituma ngewe kugira ngo ngusengere cyangwa se nzakwereka inzira ijya mu ijuru. Oya, ntabwo ari gutyo bimeze. Ibyo ni ibintu, ni ibinyoma abazungu n'abarabu bagiye batuzanira, hanyuma ni ibintu byinshi. Noneho si nicyo gusa, icyo nashatse kumera nk'aho dusoza ni ikivuga ngo ivuka rya Yezu n'izuka rya Yezu. Ubu turi hafi kwegera Noheli, hariya buriya ni izuka, ni izuka cyane ivuka rya Yezu, ni ivuka rya Yezu. Rero ibyo ngibyo, iri vuka rya Yezu, kuko nari nanditse ngo Yezu avuka akanazuka, ngo kandi bitabaho, ndetse n'abantu benshi babatizwa kuri uwo munsi wo kuvuka kwa Yesu, bakitwa n'amazina y'abazungu bapfuye. Ubu ku munsi w'ivuka rya Yesu hazabatizwa abantu benshi mu cyimbo babise amazina ya sogokuru n'abasogokuruza, amazina y'abagihanga ngoma ijana y'abanyarwanda, amazina y'intwari z'u Rwanda. Ubu abantu kuri iyo tariki y'ivuka rya Yesu bagiye kuzitwa ba Joseph, ba Sarafina, ba Korodina, abo bantu bose bapfuye. Noneho ya mizimu y'abazungu izabakurikira. Muzatubabarire rwose, usibye ko narumvise ngo iyo umuntu agiye kubatizwa ngo ugiye ukavuga uti nitwa Habimana, ariko noneho ndabatizwa nitwa Habiyakare. Ngo barakubwira ngo nta mutagatifu bo witwa Habiyakare. Abatagatifu babo babanditse mu gitabo. Iyo ni imyizerere yabo n'imyemerere yabo, ni bya binyoma nyine by'amadini batuzaniye. Rero ngira ngo nkuko turi kubisobanura, abantu baraza kuduhamagara, n'ubu bari kuduhamagara na message nazo muzandike. Mu kanya gatoya turaza kubitaba, ndabona zimwe zatangiye kuhagera. Ariko mu cyo twaheraho ni iki? Nta muriro utazima ubaho. Nta muriro utazima ubaho. Ntabwo Imana, abazungu bagiye bandika ibintu byinshi, hari umuriro utazima. Hanyuma ubu ngewe nkazashya, Imana ikanyotsa, ikazotsa n'abana banjye, ikazotsa n'abandi banyarwanda. Imana Nyirimbabazi, Nyirimpuhwe, igafata abantu yaremye ikunda ku ishusho ryayo, ikabatwika kuko batayumviye. Hoya, bayumvira iki? Kandi ayo kuyumvira ni y'amategeko, ni bya binyoma by'amadini ya gikirisitu n'abarabu batuzaniye. Imana bayumvira gute? Basogokuru bayumviraga gute? Ntago kumvira Imana ari ukujya kwiga mu rusengero. Kumvira Imana ntago ari ukujya kwirwa kanyarira. Kumvira Imana ntago ari ukwirwa uvuza induru ngo mana mana mana. Hoya, ntago ari gutyo bimeze. Byuka mu gitondo uvuge uti Mana y'isi n'ijuru, rurema rugira, wandamukije, uramutsa n'ibyanjye, imodoka zanjye, amatungo yanjye, uramutse umugore wanjye n'abana n'umuryango wanjye. Ndagushimiye ko wandamukije, ngiye kujya mu kazi, undinde mu kazi, nabwo ndaza nkasoza kugushimira. Ntabwo bisaba kujya mu idini. Oya, urajya kumara yikize, kandi isengesho ryawe Yesu uvugana n'Imana yaryakiriye. Urajya kwiyiriza, ngo kwiyiriza nturye kugira ngo Imana ibashe kukumva. Umwana wawe kugira ngo uzagira icyo umuha, ukamusaba kumara nk'icyumweru cyose atariye, ukamuha ari uko umwuka ugiye kumuvamo yirwanywa amazi. Abarabu nabo batuzanira kugira ngo Imana ibumve. Ibyo bita ngo bya mwezi Ramazani. Bakajya birwa batariye, bakarya izuba rimaze kurenga, bakongera kurya mu gitondo izuba ritari ryarasa. Iyo ni ibinyoma by'abarabu n'iby'amadini ya gikirisitu. Rero abanyarwanda mugaruke kuri gakondo, kuko Imana ikunda abantu, igakunda abanyarwanda. Ntabwo ishobora gushyiraho umuriro utazima. Umuriro utazima, ngewe haba inshuti. Imana rurema rugira, Nyirimbabazi, ishobora byose, nyir'ubuntu bwinshi, ikantwika. Ntabwo bishoboka. Ahubwo urugero nshaka kuha abantu, ubu leta z'ibihugu zitanze uburenganzira, zikavuga ziti umuntu abana be bazajya bahemukira, ntabwo tuzamuhana.
nashaka ajya acana umuriro mutwika utazima, wa wundi wanditse muri Bibiliya, abana bawe bashyire mu mbuga cyangwa se muri saro wa muriro, ba bandi bose uko ari 7, uko ari 5, uko ari 2 cyangwa umwe, hanyuma leta ikakwemerera, leta ziramutse zibyemeye, noneho ikabitaguhana, wowe ukaba wafata umwana wawe ukamushyira muri saro mu rutazima, ukujya kurya akajya yirwa avugirizamo induru, ababuka ubwoya buvahuru, mbese ari mu muriro. Abazungu nuko bashatse kugereranya imana nk'inyamaswa kugira ngo badutere ubwoba. Wowe ukurikiye iki kiganiro cy'umwigishamana y'u Rwanda, urumva wafata leta z'ibihugu zitwemereye, ugafata abana bawe wabyaye, umuriro utazima, n'umuriro uhora waka, si uhora waka ubwo, none uwo muriro uhora waka ugashyiramo abana bawe bakazarenda bagakomeza gushya imyaka 10, 20, 30, kuko leta zibitwemereye, wowe ufite umutima wa kibyeyi warabyaye, abana bawe wabashyira muri uwo muriro bagahura bashya. None Imana nyirimbabazi, nyirimpuhwe, nyirubuntu bwinshi, ibera hose icyarimwe, ishobora byose, yo yajya gufata abantu ikabashyira mu muriro utazima bakirwa bashya. Iryo ni iterabwoba ry'abazungu n'abarabu batuzaniye kugira ngo batukandamize, tujye mu madini yabo, batwite amazina y'abo bantu babo bapfuye, tubatura amaturo, kubera gutinya ngo wa muriro Imana izatwika abantu, ariko wa muriro nta n'uhari. Rero abanyarwanda mureke duhumuke, tureke iby'abazungu batuzaniye n'iby'abarabu batuzaniye, ibi binyoma by'aya madini ya gikristo n'ay'abarabu, twebwe tubivemo, dusenge nk'uko basogokuru basengaga, nk'uko basogokuruza basengaga. Noneho kuko ugisenga, ugisaba Imana yumva isengesho ryawe, ntago ari ngombwa ngo umukozi w'Imana aragusengera, ngo revera pasiteri aragusengera, ngo musenyeri aragusengera, ngo shehe aragusengera. Agusengera iki? We afite ubushobozi, we ku Mana yagezeyo gute? Yagutanze yate? We se yahuriye he n'Imana kugira ngo ajye kugusengera? Saba Imana, byuka mu gitondo, shimira Imana yawe ko yakuramukije amahoro kuko warusinziriye, hanyuma ukaramuka uhumeka n'ibyawe. Icyo gihe rero Imana ukishimira gusa, ukayisaba n'ibyo ugiye gukora, ihise biguha. Ntago ari ngombwa ko ugenda ngo undi muntu agusengere ngo ni umukozi w'Imana, ngo nayo nizo nzego, izo nzego bishyiriyeho zimeze nk'ubuyobozi n'icyubahiro, ariko bihaye batahawe n'Imana. Kuko mu minsi iri imbere hari tuzanatumira n'abantu bafite izo nzego zisa naho zikomeye, bahagarariye ku Mana, noneho tuzanaganire kuko banatubwire iyi Mana bo bahuriye ibatuma gute, ku buryo wowe wihingira ibijumba byawe, wiyororeye ihene zawe, inkoko zawe, ingurube zawe, bisaba yuko runaka azajya kugusengera kubera ko isengesho ryawe Imana idashobora kuryumva. Rero abanyarwanda niduhumuke, ibi binyoma, impamvu ntasomye Bibiliya cyangwa se ngusome ku ruhande, abanyarwanda barabisomye cyane. Ibyo ndi kuvuga ngira ngo babizi, unamumaje ati ni ku murongo wa kangahe umuriro bahita babikubwira. Rero abanyarwanda duhumuke, twere gukomeza kuyobywa n'abazungu ngo batubwire ko Imana izatwika abantu. Imana ari inyamaswa, kandi Imana ari inyampuhwe, ari nyembabazi, ari ishobora byose, ari Uwiteka. Noneho bajye kudutera ubwoba, batunyage imitungo, batunyage amafaranga, noneho batuzanire na shitani ngo urumva ngo ukuntu izakora, ngo ijuru ngo niryishimire ririmbe, ngo naho isi ngo ibabare, ngo yuko shitani ngo yayimanukiye afite umujinya mwinshi, agushije ishyano. Imana nyirimbabazi nyinshi, ibera hose icyarimwe, yaremye umuntu mu ishusho ryayo, iragenda imanura ikintu umuntu atashobora. Ni nk'uko mu rugo iwawe ubaye nk'umubyeyi ukagenda ukazanamo nk'imbogo mu bana bawe. Noneho iya mbogo ikaza, kandi uzi ko abana bawe batari kubuze kwishobora n'umuryango wawe, bakarwana nayo ikaza kuza kubamara. Koko murumva Imana ishobora byose, rurema rugira, Uwiteka nyirimbabazi,
yajya kuzana ikintu abanyarwanda tutashobora ngo ituzaniye ngo shitani itarigize iba mu Rwanda guhera u Rwanda rwabaho kwa Gihanga Ngoma ijana gukomeza kugeza ku mwaduko w'abazungu b'ababirigi bazana iby'amadini n'abarabu nabo baza mu Rwanda bazanye iby'amadini yabo, nta shitani yari ihari. None shitani izanwa n'abazungu. Umuntu agukubisa urushyi ati mbabarira shitani irashutse, shitani igushukiye, ujya kumukubita urushyi ntabwo wari uzi yuko wowe niwamanje kubitekerezaho. Muri za nzira ebyiri Imana yahaye umuntu mu bwenge bwiwe, ntabwo uzi ngiye gukubita umuntu urushyi, ariko ndumukubita akabyimba cyangwa akava amaraso baramfunga. None se ubone shitani iri kugushuka, ushatse se ntabwo wabyihorera. Imana yagushutse uragenda umena imodoka, na shitani yagushutse uragenda umena imodoka y'umuntu ukubita mibuye ngo mwahuriye hese. Ubu rero ubundi ari nk'ibishoboka, ari nk'abantu bayobora nk'inkoni zibaho. Ubundi ngira ngo bagombye gufata nka wa muntu bakamubaza aho iyo shitani iri, noneho bakayikubitira muri we, bakayikubita bakabatereka dukubita iyo shitani yagushukiyemo. Ariko ushobora gusanga umuntu ari gutaka ati mumbabarire muhumuke rwose abanyarwanda. Ibi binyoma by'amadini ya gikirisitu n'iby'abarabo batuzaniye, twebwe tubitsinde, dusenge nk'uko basogokuru basengaga, nk'uko twigize kubisoma kera. Abantu ngo baragendaga bakajya ku murere cyangwa se bakajya ahantu hamwe, bibaye nko nimugoroba cyangwa se mu cyumba cyangwa se mu mbuga, bagashima Imana y'akazi biriwemo. Bamara gushima Imana hanyuma bakaryama, mu gitondo bakongera bakayishimira kwibaramukije bakajya mu kazi. Nibyo ngibyo. Noneho n'umuntu yapfa, umuntu akaba yitabye Imana, Imana ikabira muhamagaye, abantu bakaba babizi. None ubu kugira ngo umunyarwanda cyangwa se abanyafurika tudafite idini ry'abarabu n'irya gikristo apfe tuvuge ko Imana yamuhamagaye, biragoye. Ngira ngo umuntu anapfuye atari muri ayo madini, ntabwo bashobora kunjyana mu idini ry'abarabu ngo banyoze, dore ko bahita ngo bakoza bakagukuramo ibyo mu nda byose, niba ari ibyo wariye n'ibyo wari yagize gute, bamara kubikuramo noneho bakahita bagushyingura ako kanya. Iryo ni ishyingura ry'abarabu. Cyangwa se ngo niba wenda umuntu apfuye atari muri ayo madini yabo ya gikristo, ngo bavuge bati bagiye kumusezeraho mu idini. Nuko umusezeraho ntabwo ari ukumusabira ngo agende agere ku Mana, Imana imwakire. Gute se kandi yageze ku Mana kare? Ntabwo bishoboka. Mwebwe mu muco nyarwanda, mwebwe iyo umuntu apfuye ari wese mu mushyingura uko nyine musanzwe mushyingura? Twebwe dushyingura nk'uko basogokuru bashyinguraga uwo ari we wese, ni ukumukorera ikiriyo. Abantu bagaruke gukora ikiriyo, kuko ikiriyo kimaze, urumva ikiriyo kimaze. Ikiriyo cya mbere ni ukwereka ko umuntu wapfuye mwamukundaga, kumuha agaciro, ni ukumuha agaciro. Kuko urumva yahise ajya ku Mana ako kanya. Ariko kuba muri aho ngaho, ibyo muri kuvuga byose, ibyo muri kurira, ibyo murimo mubabara ko yapfuye, mwenda mureka no kurya, mureka no kugira gute n'ibindi, wenda no kuryamana n'abagore banyu n'abasheri banyu, ibyo byose wa muntu wapfuye ababireba kuko yageze ku Mana. Wa mwuka we n'igicucu n'isura yiwe biba biri aho ngaho muri icyo gihe. Rero ako gaciro mwamuhaye, na wa muriro mwamucaniye mukamwereka ko mwababaye, mumucaniye kugira ngo yote ashyuhe, bizatuma ataza kubatera. Ubu twebwe aho dukorera twirwa twakira abantu birirwa baterwa n'abazimu. Abazimu banigaguye nijoro bararabaniga, abayirwa batera ibibuye hejuru y'inzu. Urashaka abantu bazafate abashinzwe umutekano baze kurinda amabuye agwa hejuru y'inzu yawe, ubwo se ko baharara bayabona? Kandi baharara ibibuye bigakubitaho. Abo bazimu b'abarabu, abo bazimu b'abazungu batuzaniye muri biriya binyoma by'amadini yabo kugira ngo dushyingure uko tutagombaga gushyingura. Ni ibyo biduteza ibyo bintu by'amabuye. Mu madini birirwa bavuga ngo twirukanye inyatsi, twirukanye amahembe, twirukanye. Ubyirukaniye biba hehe? Ubwo se wowe urirukana umuzimu wa sogokuru wawe, urirukana abazimu b'u Rwanda, cyangwa se ubwo uzajya usenga uvuga ngo nirukanye abazimu b'abarabu, nirukanye abazimu b'abazungu, nirukanye abazimu b'abagwagasi, batuvire mu gihugu cy'u Rwanda, inka zacu zikamwa amata menshi, duhinga imyaka yere neza, tugwisha imvura. Ariko mwirukanye karande, mushaka kwirukana karande yo kwa Gashotsi, basogokuru banjye no mushaka kwirukana. Mushaka kwirukana bakirima Rujugira b'u Rwanda, mushaka kwirukana Baryangombe barya babinga banyundo, mushaka kwirukana Nyabingi, mushaka kwirukana Ruganzu Ndori,
murashaka se kwirukana mwakirukanye abazimu b'abazungu abangaba baduhamagara uzi ikintu gisigaye wenda nubwo ngenda mu nzira nkumva umuntu arambwiye ati ibiganiro iyo ntambaye nk'akagofero umuntu arambwira ati ndagukurikira buri gihe ariko nagiye nko mu ikaritsiye abantu batanze ati ibintu uvuga ni ukuri twarabyemeye hamwe n'uriya mugabo mperutse kujya ahantu numva bari kujya impaka ati hagiye kubaho ibya Yezu ati kuri Noheli ntago abantu bazakora undi ariko abwira ati ngewe nzakora Yezu ntago azazuka ntago bibaho ntago azavuka atazavukira ese atugo tugiye wamutwereka nari mpagaze nanjye mbumva none wacu umwana wese wabyumviye ngo hari ikiganiro ngo kinyura kuri BTN ngo bari kubyumva abantu bari kujya impaka ni nuko mukomereza uruba ikindi kintu kibabaje rero hari abantu badafite n'izina ry'inyarwanda ubwo umuntu akazi wacu twamubwira ati witwa nde ati nitwa Jean Pierre Bosiko nitwa Jean Pierre Abdul Karim ubwo se mu Rwanda ayo mazina yigize haba mu Rwanda ntabwo yigize wumva ko hari amazina y'u Rwanda ni ngombwa izina ry'u Rwanda ati na Abdul Karim na Abdul Karim ati hari ni Jean Pierre nta nubwo izina ryo mu Rwanda ntabwo urizi ntabwo uzi ko abanyarwanda bitwa inshuti bitwa Imana bitwa Barugira bitwa noneho rero abanyarwanda kugira ngo ibyo bintu tuzabice kuko kugira ngo tuzavanemo ayo mazina y'abazungu n'abarabu mu irangamimerere ryacu biragoye kugira ngo birakomeye ariko mureke dutangire twita abana bacu amazina y'amanyarwanda umwana tumwite haba inshuti haba Imana nibyo ubwo tumwite haba inshuti Musinga ubwo ni izina rya Musinga n'umuzimu w'u Rwanda ntago wamutera ariko twere kumwita Jean Pierre tutazanu yaguye tutamwita Abdul Karim tutamwita ya mazina y'abantu b'abarabu bamwe harimo n'abiyahura bagira gute mu mitwe ya Al-Shabaab rero ibyo bintu abanyarwanda nitubitsinde ngira ngo uri ku bugenzuzi bwa tekinike nadushyirireho nk'umutangabuhamya umwe ya minota yagiye noneho adushyirireho umwe navaho wenda adushyirireho na babiri turareba iminota uko irabingana hanyuma dutangire twitaba abantu dusome na message kuko nk'uyu nguyu yahise nyandikira message ndi kubona hano ngo mwiriwe nitwa Kanyarwanda si wumva se witwa Kanyarwanda ibyo uvuga ni ukuri pe si wumva se ubwo muradukurikira rwose undi arandika aravuga ngo muganga ngo ni Venuste ngikami ngo ndagukunda dukunde ujye dukurikira mu biganiro tuba turi hano nubwo tubona ubushobozi bye kuzatunanira bwo kubinyuzaho kuko iyi televiziyo ntago ari yacu natwe tugiye kunyuzaho kubera gukunda Imana y'u Rwanda cyangwa se k'abanyarwanda bava mu migenzo y'abazungu n'abarabu cyangwa se bava mu binyoma by'amadini ya gikristo y'abarabu bisaba ko natwe twishyura amafaranga ariko turacyagerageza ngo tureko twabishobora nibitunanira hari gihe tuzabwira tuti mudutera inkunga dufatanye nkuko mudukunda rwose mu bivuge sinzi rero hari umuntu duhamagaye hano twakumva wenda nitabe nka babiri igihe uraho ni habe inshuti gashotse ibyo nguranya minani uradukurikiye mu kiganiro ikiganiro cyanyu ndagishima cyane yego ndagushimira yuko wavuye n'ifite ibintu hejuru y'inzu ngo byari ibiki ibyo ngibyo warabirinze warabibonaga byari ibiki narageze urabisobanurira bimera ko ari ibintu by'abazimu n'abazimu baguteraga babaga wagasi cyangwa bahehe ariko byarakemutse n'agakemwe kiza kuntera none se byikubitaga hejuru y'inzu wabaga iki hejuru y'inzu ubwo bigusa yagusangaga mu nzu se noneho ukumva birakubangamiye none ubu byarakize nta kibazo ntago bikiza amahoro muterekera abazimu b'i Rwanda mureke guterekera abazimu b'abazungu n'abarabu rwose urakoze komera reka twitabe nk'abantu bangaye na message ni nyinshi twumve noneho abadushakira ka kantu alo uraho witwa nde uherereye hehe amazina y'abazungu nawe yaragufasha ubwo ufite izina ry'abazungu witwa Venansia nubwo umuzungu wo mu Bubirigi hari ngira ngo ni nko mu Bubirigi yego yego none ubu ngubu bimeze gute yarakize
igihombo ubu ameze neza ubameze neza rwose basigaye yijyana nta kibazo ntabwo giturombuka ngo ajye gukora mu mihanda nibyo mugira amahoro n'ubuzima kandi murakoze gushima muterekere n'abazimu b'i Rwanda mureke guterekera abazimu b'abazungu urakoze cyane turitaba nkundu umwe kugira ngo turebe abatangabuhamya nabo uraho witwa nde uherereye he uradukurikiye mu kiganiro turimo mbese ikiganiro turimo wakibonye kitwa ngo iki se nyine icyo kiganiro turimo ngo kitwa ngo iki niba wagikurikiye natwe twumve koko mudukurikira koko ni televiziyo imeze gute ntabwo ari za zindi zigezweho imwe z'ikibindi ntabwo biba bigaragara biri hasi cyane se biri hejuru ntacyo urasa ku ntego n'iminota ibigenda twigishije tuvuga ngo ibinyoma by'idini rya gikirisitu n'iry'abarabu twaje kureba neza rero dusanga kuko ari ibinyoma kuko inyigisho za leta dukurikira cyane rwose dusanga izo ari inyigisho nzima ahubwo amadini yaratuyobeje biduteza imyuka mibi dutera nijoro turyamye yego ariko njye nageze iwawe ubu ntabwo ibyo bintu bikirimo byo guterwa n'imyuka mibi ibyo byose byarakemutse rwose warakoze ubwo nawe ugiye kuzajya usenga nk'uko basogokuru basengaga na basogokuruza ureke gusenga nk'uko abazungu batuzaniye n'abarabo yego rwose ibyo by'amadini twabivuyemo mugire amahoro n'ubuzima bwiza rero kwitaba abantu ndabona ari ku murongo ari benshi reka tumanze twumve abatangabuhamya nka babiri noneho nituraza wenda dusoma nka message kugira ngo iminota yageze muri 40 irenga nanjye nakuretse kugira ngo usobanurire abanyarwanda neza yego rwose wamaye umwanya ari rwose naguhaye ahubwo umwanya nibizarangira nawe ubyumvise ukavuga uti ibi bintu birimo bira oya kandi kubyumva naguteza amatwi bitega amatwi rero Yves ntiyadushyiriraho babatangabuhamya ntacyo yabadushyiraho yasiga iminota 16 burya byarenze 40 16 nisigaye kugira ngo wenda batangabuhamya tuze gukurikirana ibyabo yego nashyireho nk'umwe babiri cyangwa biterwa n'iminota bafite mikeya yego dushyirireho twumve nabo abemeye nabo kugira ngo bajye kuri bose babireba kuko abantu babyemera ni bakeya arakubwira ati umvure nta muntu ndeba dore urubona nambaye ingofero y'abarabu atagira umuntu ubona ko naje mu bapfumu guterekera timbabarira sinzi rero niba Yves yabibonye yabashyiraho gatoya kurwanya ibintu bari bantezaga nabaga ndyamye nkumva nk'ibintu biri kuvugira hejuru y'inzu bimeze nk'amabuye nkaranshikagurika sinsinzire neza kwa muganga bakamwumva ntacyo wambwira bakambwira bati ni negative bamufite nk'umuriro mwinshi umuntu aza kumbwira ati nyamara ibyo bintu ni ibya kinyarwanda tazi se najya hehe namwe tari mu Rwamara umugabo witwa Habinshuti Jean-Pierre ati aje agerageza Yesu urabizi neza ati ndabizi neza ko nanjye navuyeyo ariko kuva nava hano nta kibazo kirekire nongeye abantu bapinga abantu bavura gakondo buri imiti ya kinyarwanda iravura vuga ngo uzajya no mu isoko uzasanga abantu bafite imiti ya kinyarwanda ari benshi cyane yewe bitari nari kure nari muntu uza ku muhima kwa muganga aho babyaza abagore usanga hari abavuzi ba kinyarwanda inshuti indwara z'ibitererano by'abantu arazivura cyane nk'uko abantu baroga abandi cyangwa bakoresha abandi bakabateza amashitani baho harabagana amashitani abaho abyo bita amageni bamwe ibyo rwose ibyo arebaho njye nari ndwaje umwana narataye umutwe narabuze ahantu navuza umwana noneho rimwe aza kuncika ancitse tujya kumushaka tumubona ahantu uguririye mu Gatare noneho tumufashe kuko ntiwashoboraga kumufata ngo umujyane utamuziritse turi kumuzirika haza umuntu w'umusaza aravuga ati nyiri uyu mwana ninde ndavuga ati ni njyewe tureka nkurangira ahantu bakuvurira umwana arambwira ati ugende Sezike ku musigiti ukihagera ubaza umuntu bita Habinshuti Jean Pierre naraje ndabaza banzana hano
gusa ikintu namushimira, musabira Imana izamuha ubumenyi burenze ubwo afite. Ndamwemera cyane kuko yankoreye igikorwa cyane. Umwana wanjye yarakize, bari mu ishuri ariga nta kibazo. Ubutumwa nababwira, n'uba urwaje umwana ukaba umurwaje ibintu ubona muganga atavura, ujye ugerageza kwegera umuvuzi wese wa gakondo, ariko urebe neza kuko harimo ababeshya. Nkanjye nagize amahirwe mura n'uyu mugabo amvurira umwana. Iyo witwikiriye uba utarabona, ariko iyo ufite ikibazo wumva uhangayitse ushaka no kuvuza, ntabwo wakihisha. Naje hano naje nje gushima kuko umuntu urwaye ibintu bimeze nk'amadayimoni, kugira ngo amurebere. Twari tumaze kuvugana, nazanye uwo muntu amerewe nabi arimo gutera imigeri, ariko yamwakiriye kandi yamuhaye imiti. Icyizere cy'uko uwo muntu nazanye ari bukire, kubera ko urushwima nari ndwaye imyaka 4 rwakize mu kwezi kumwe. Imiti yampaye nta hantu ntageze mu baganga ba kizungu mu bitaro byose bya Ruhengeri. Uwo mugabo w'i Kigali bita Inshuti Jean Pierre niwe muntu kugira ngo amenye ko avura, nuko yambwiye ibyanjye, n'umuntu wabinkoreye aramubwira, numva uwo muntu turaturanye mu Ruhengeri, mbona ko abantu turagarutse n'ubundi tugarutse muri studio n'ubundi nabatangahamya twumvaga. Habishuti, hari ikindi wongeraho ku byo uriye mutangahamya avuze? Nibyo rwose, nibyo nk'uko dutangira tubivuga. Urumva iwacu dukora ibyitwa kuragura. Kuragura ntabwo ari ibya nonaha, ni bya bindi abantu bajya, biri muri bya binyuma by'abazungu n'Abarabo, aho abantu bashaka kuzura umwuka wera. Wowe intumwa n'abahanuzi, twebwe tutazi, utarigize unabaho. Rero twebwe uraza, wamara kugera iwacu tugakora icyo bita kuragura no kwerekwa, hanyuma twamara kukuragurira tukakubwira ikigutera, ibibazo ufite, aho wanyuze hose, inzira wenda kuzajyamo, noneho tukakubwira niba harimo ibibazo, uburyo bizakemuka. Noneho ibyo bintu ukabimenya, niba hari n'umurozi ukabimenya. Rero uraza ukagera iwacu aho dukorera muri Kigali Nyamirambo, hanyuma wamara kuhagera, kuko ntago ndi umwigishamana y'u Rwanda gusa, ndi umwigishamana y'u Rwanda, ariko nkaba ndi n'umuvuzi gakondo, cyangwa se nkaba ndi umupfumu kuko bivuze gupfumura, umuntu akareba ibintu bihishwe akabibona. Noneho uraza rero ukagera iwacu aho dukorera, kuko iriya nomero yacu iri kuri WhatsApp. Ngira ngo hari n'abantu batwandikiye, turaza gusoma message zo kuri WhatsApp. Noneho uraduhamagara cyangwa se ukatwandikira, wamara kutwandikira cyangwa se uduhamagaye ukaza ukagera aho dukora, wamara kuhagera, hanyuma tukagusuzumira ibibazo byose ufite, kuko ntago ujya kutubwira ibibazo ufite, oya, bitubwira ngo umugore wawe utazasanga ufite abagore 7 cyangwa 10 cyangwa ufite abagabo 8, kuko nta nicyo binatwaye ko wagira n'abagore 7, usibye ko nyine amadini y'abazungu n'Abarabu yatuzaniye. Abarabu ngira ngo bemera hari nka 4, nubwo ntari nabisoma ngo mbibone, ariko ubundi ngira ngo nta n'abagore umuntu yemerewe, kuko nigeze nca umugani hano mu minsi yashize, urambwira ati se n'umuntu n'imfizi, kuko baca umugani uvuga ngo imfizi ntabwo yimirwa. Ntabwo bivuze kugenda yimya, ariko birashoboka ko ushobora no kugira n'abagore 5 nabangaye ku bushobozi bwawe. Ngira ngo n'amategeko ntanabihana, nta n'icyo binatwaye, n'Imana rero nta n'ubwo inabibuza. Amategeko icyana hano gushoreke, yego. Ariko kubera ibinyoma by'amadini ya gikirisitu n'Abarabu bagiye batuzanira ibintu bakatuvana ku bindi, ariko bitari na ngombwa cyane. Ngira ngo rero dukorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo, nk'uko mubona hari abo twagiye dufasha batari bazi ibibazo bafite, abaterwaga n'ibintu bimeze nk'amabuye hejuru y'inzu mwabumvise, aba bana baterwa n'ibintu by'amagini y'abazungu, amagini y'Abarabu, abana bagata ishuri bakirukanka, hari abajya kwiga. Ubu tugiye kuzatangira gufata video, ariko abantu batwemereye, noneho kuko iwacu ubu dusigaye duhamagara n'abazimu bari mu muntu bakivuga. Tugiye kuzatangira kubashyira aha ngaha, wenda tuzajya tubisaba nk'umuntu, cyangwa se niba ngombwa twere kugaragaza n'ifoto ye, kuko hari umuntu avuga ati ntimungaragaze, cyangwa se undi yaba yabyishimiye akavuga ati nimungaragaze, n'ubundi abantu bari babizi ko byanteraga. Ubwo rero
mu gihe kiri imbere tuzatangira kujya tubereka n'ibyo bintu uburyo bivuga bikavuga naho byavuye, niba ari ibyo mu Bubiligi, niba ari ibyo mu Buyapani, niba ari ibyo mu Barabu, bikaza bikivuga. Ariko byose tubikora twamanje kuragura ndetse no kwerekwa, tukareba ikibazo cy'umuntu kandi dukoresheje rya zina ryawe ry'Irinyarwanda. Atari n'icyo gusa, kuragura tubikuye hehe, biva hehe? Abanyarwanda kuva kera ko baraguraga amadini atari yaza, ko abo tubona b'abahanuzi babayeho mu Rwanda, abenshi babayeho n'aya madini atari yagera mu Rwanda. Ntabo ugize wumva babayeho ba Nyirabiyoro. Ba Nyirabiyoro narabumvise. None se babayeho kubw'abami? Yego. Ngo na Gihanga ngo mijana ajya guhanga u Rwanda, ngo abahanuzi bamanje kumuhanurira. Rero urumva ko guhanura bituruka hehe? Bituruka ku Mana. Ntago ari wa mwuka w'intumwa n'abahanuzi utarigize ubaho, kuko umwuka w'intumwa n'abahanuzi ni ibinyoma by'abazungu, ntago bibaho. Ahubwo guhanura bituruka ku guterekera abazimu bawe, ku guterekera abazimu b'i Rwanda, ku guterekera intwari z'i Rwanda, cyangwa se kubimandwa, kubandwa Imana. Noneho wamara kubandwa Imana ugaterekera n'abazimu bawe, wamara kubaterekera kubera ko baba ku Mana, Imana yabahamagaye, noneho bakajya bakubonekera. Nguko rero babazimu icyo basabye, ukababwira uti kubera ko bari ku Mana, Iso ari ku Mana, sogokuru wawe ari ku Mana, sogokuruza wawe ari ku Mana, bamfasha sogokuru wakundaga amata, wakundaga itabi, wakundaga ubunyobwa, wakundaga ibishyimbo, wakundaga, nzajya mbiguha, ariko nsabira ku Mana njye nerekwa. Yego. Icyo gihe rero Imana irabiguha. Noneho urashaka kugira ngo ubonekerwe na Daniyeli, ubonekerwe na Zikiyeli, ubonekerwe ngo nk'uko intumwa za Luka zabonekewe, za Matayo, za Yohana. Nta nubwo ubizi niba Matayo barabayeho nabaye, kubera ko abazungu babyanditse gusa. Rero abanyarwanda tugaruke kuri gakondo, nitumaruka kugaruka kuri gakondo, noneho kuko abazimu badufasha iki? Baturindira, kubera ko baba ku Mana, batuma ibyacu bidashobora kwicwa n'amahindu, dushobora guhinga tukeza, kuko bari ku Mana, badusabira ku Mana, bo badutanze ku Mana, bari ku Mana. Natwe nituramuke twitabye Imana, tuzasanga babandi dutinya babazimu, tuzabasanga ku Mana. Kuko abazungu bo babise abatagatifu, bamaze kubita abatagatifu, noneho bahita banabatwita kugira ngo baterekere cyane. Abazungu bashatse guterekera cyane. Abazungu yitwa Joseph Pierre, yitwa Bosco John. Ayo ni amazina y'abazungu. Ariko ko nta munyarwanda, nta muzungu witwa Habinshuti John, ngo yitwe Habimana John, ngo yitwe Niyikiza Peter, cyangwa se Niyikiza Abdul Karim, ngo n'abazungu n'abarabu nabo bagende bitwa amazina y'u Rwanda. Ayo amazina y'abazungu n'abarabu niyo meza cyane kurenza rero ngira ngo nibyo. Ariko abantu bari kuduhamagara, ngira ngo turitaba nka bakeya, twitabe nka bakeya, dusome nka message. Alo muraho? Muraho, urakomeye? Uherereye he? Witwa nde? Yego uradukurikiye mu kiganiro. Wamenya wabashije kubona insanganyamatsiko twaganiriyeho? Wayishobora kuyisubiramo se? Yego, urashima. Babyita uburwayi, ni ubumuga harya, ni uburwayi bwo mu mutwe. Babyita uburwayi bwo mu mutwe, mu Kinyarwanda byarahindutse, utazabyita gusara. Ubu nta kibazo afite. Ni ukuvuga ngo byamufataga gute, ngo yarirukankaga, byagenze gute? ibindi bigacana amatara mu nzu, tukagira n'ubwoba, twagize n'ikindi kibonye tukabyuka natwe twiruka. Ngaho gira amahoro, ugire n'ubuzima, urakoze cyane. Yego. Noneho tugiye gusoma message, kuko iminota yagiye, ariko tunitaba n'abantu. Hano hari n'undi, kuko ndabona message ari nyinshi no kuri WhatsApp batwandikiye. Yego, turabashimira cyane. Uraho, witwa nde? Uherereye he? Babazungu baratwibasiye, no kwihangana tuzabitsinda. Witwa Clementine Uwimana? Gahoro gahoro. Yego, kiracyariho. Hanyuma inyunganizi yawe ni iyihe? Nagira ngo mbashimire, nari mbabonye abandi mwarapfuye rwose, nari n'abarwaye indwara yo gukira. Nawe hari ibyaguteraga se? Bari abazimu? Twaguye ko ari abazimu bahehe? Bari abazimu? Nkajya mu bitaro kwivuza bikanga, nkajya mu nsengero biranga
mbavugishe ngo abaze ko mwakoraga mu cyakorera zabo. turacyahari rwose, tuhamaze imyaka ijya kugera muri 20. ubwo byagenze neza, agira amahoro, ugire n'ubuzima bwiza. Turagushimiye nawe kuba wemeye kuduhamagara. Hari message twasoma nkeya ko mbona wazisoma, hasigaye iminota itarenga 2 kugira ngo dusoze. yego, reka ndebe message kuri WhatsApp. Hari umuntu watwandikiye yatubwiye ngo mwiriwe BTN TV, nitwa Zakariya ngo ndemeranya nawe rwose, sinzi ukuntu yabyanditse, ndemeranya nawe rwose ko ngo nta muriro utazima ubaho, nta n'uzabaho, ariko mfite ikibazo ku bijyanye n'iherezo ry'ubuzima. Ibyo zatureba tubiganire, ubwo dukurikiye n'ubundi kuko uri kubyumva. Ikibazo niba habaho umuntu akaba akora neza, agwa neza, niba umwe abanyarwanda bavuga bati runaka ni imana y'u Rwanda, habaho n'undi ukora inabi, cyangwa ni byinshi cyane wanditse, ariko turaza kugusubiza kuko iminota yagiye. Wakoze cyane, harimo kuko message ni nyinshi batwandikiye kuri WhatsApp. We yatwandikiye aravuga ati none se dusuzumira ngahe, ni 5,000 gusa. Uyatwandikiye kuri WhatsApp uzahagere. Noneho sinicyo gusa, kuri WhatsApp ni benshi na message zisanzwe, kandi ngira ngo iminota yagiye, hasigaye ingahe wowe ukurikiye iminota? Yanageze ahubwo yarenze, ahubwo utabwira abantu iruzuye. Rero ngira ngo ikiganiro ni umwigishamana y'u Rwanda, ni umwigishamana y'u Rwanda, tukaba twaganiraga ku binyoma by'idini rya gikirisitu n'idini ry'abarabu. Rero nkaba ndi umwigishamana y'u Rwanda, nkaba ndi umuvuzi gakondo, nkaba nkorera muri Kigali Nyamirambo ahitwa Sezike ku Musigiti. Aho ngaho rwose iyo uhageze uraza, kuko dukora ibyo bita kuragura no kwerekwa, hanyuma ukaza ukavuga izina rimwe ry'u Rwanda gusa, nta gushyiramo amazina y'abazungu. Hanyuma waba ufite uburwayi, niyo yaba ari umuntu urwaye cyangwa se bitagenda neza byawe, uraza wamara kuhagera, kuko ntabwo bitubwira, uraza gusa ukavuga uti ninjye uje kwivuza, tukakubwira ibyawe byose naho byavuye, hanyuma tukakubwira n'uburyo bigomba gukemuka. Ariko turanabashimiye abakurikira iki kiganiro n'abagikunda, kuko bamaze kuba benshi, no mu nzira tugenda tubabona. Mugira amahoro rwose n'ubuzima bwiza. Reka nanjye rero ngushimire, nkubwira ngo urakoze cyane, kandi n'abari bakurikiye BTN TV reka tubashimire, tubabwira ngo ibiganiro bya BTN TV byo birakomeje, nakagaruka. Reka dushimire Yves ari kubanga bw'ibyuma, tubabwira ngo ciao ciao.